ntabwo Imana ishobora kwigisha umuntu idakunda. Abenshi turi mu mpera y'umwaka bari kwibaza ese abandi ubuzima bwawe ntabwo ari impanuka, nubwo uba ubona ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 6 uhereye ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8 ugasimbuka ukageza no ku wa 12, aratubwiye ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyikuramo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Umurongo wa 12 aratubwira ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho bwo wahamagariwe, ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, mboneyeho no kubasuhuza basuje mu izina rya Yesu. Iki gitondo rero nejejwe no kuboneka imbere yanyu ubwiza bwanyu ngo tuganirire hamwe ijambo ry'Imana. Abenshi tugeze mu mpera z'umwaka 2025, turifuza kujya mu mwaka 2026. Abenshi dufite iyo nyota yo kwibaza ukuntu uwo mwaka uzaba umeze. Nibyo, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Bene data, mpagurukijwe iki gitondo no kubabwira ngo twegere Imana kurusha uko twakora ibindi bintu. Ni iby'igiciro kuba twaharanira ibyo muri iyi si, ariko tujye tuzirikana yuko twaje mu isi ntacyo tuzanye, ikindi kandi tuzayivamo nta n'icyo tuzayivanamo. Ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Nimba dufite ibyo kurya tukabona n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Ikibazo ni uko twaba tubifite ariko bitaduhagije, ubwo nibwo twasaba umwami wacu akatwongerera. Ariko nimba uzi neza ko ufite ibyo kurya ukaba ufite imyambaro iguhagije, we guhangayikishwa ngo ejo bizaba bimeze bite, kubera ko twaje mu isi ntacyo tuzanye, ikindi kandi tuzayivamo nta n'icyo tuzayivamo tujyanye. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 12 ryo ritubwiye ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho. Bene data, igihe kirageze ngo turwane intambara nziza yo kwizera, dusingire ubugingo ubwo Kristo yadusezeranyije. Abenshi turi mu mpera y'umwaka bari kwibaza ese abandi ko bazaba babigenje gutya. Ariko bene data, iki gitondo mpagurukijwe no kukubwira ngo ubuzima bwawe ntabwo ari impanuka, nubwo uba ubona rimwe na rimwe bigoranye bikomeye, ariko ndashaka kukubwira ko ibyo uri kunyuramo none ntabwo ari wowe wenyine uri kubinyuramo. Ntiwigirire nabi, Imana iragukunda. Ushobora kuvuga ati ese ko nta myambaro, nta byo kurya, nta kazi, kuba udafite akazi ntibigutere kuba wahagarika umutima ngo ube ngo birarangiye, kubera ko ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo igira icyo yitumye ngo ninde wabasha kuyivuguruza, kandi icyo umutima wayo ushaka nicyo ikora. Kuba utarabona akazi, kuba utarabona ibyiza, ibyo wita ibyiza, si uko Imana itagukunda, ahubwo ni uko ibikubaho nuko ari iby'Imana yumva ushaka kunyuramo none, kubera ngo ntabwo Imana ishobora kwigisha umuntu idakunda. Ibyo unyuramo none rero ni ishuri ryawe urimo uranyuramo. Ntiwivovote ngo ucumure ku Mana, ahubwo unezezwe nuko ari wowe Imana yashimye kunyura mu byo uri kunyuramo. Rero turi mu mpera z'uyu mwaka, ndashaka kubamenyesha yuko ntabwo bikwiye yuko twakwangiza ubuzima bwacu, twakwigirira nabi, twakwicira inzira, twakwirwanirira. Abenshi murabona nta kazi ngo murashaka kujya kwishakira akazi, abenshi murabona imibereho byakomeye mugashaka kwicira inzira, ariko ndashaka kubamenyesha yuko ntabwo dukwiriye kwirwanirira kugira ngo izina ry'umwami ritukwe. Ugashaka akazi ariko kazatuma Imana itukwa, ugashaka imibereho ariko izatuma Imana itukwa mu buzima bwawe, ntabwo bidukwiriye, kuko ijambo ry'Imana niryo ritubwiye ngo twavuye mu nda z'ababyeyi bacu, cyangwa se twaje mu isi ntacyo tuzanye, ikindi kandi tuzayivamo nta n'icyo tuyikuyemo. Imana yacu ni ishimwe. Ibyiza ni uko dukwiriye kongera ibihe byo gusenga, tukarwana intambara nziza kugira ngo dusingire ubugingo Kristo yaduteguriye. Kugira iby'isi ni iby'igiciro, ariko niyo tutabigira ntabwo byatuma izina ry'Imana ritukwa.
bwacu. Mwene data rero uwo waba uherereye sinzi uburyo urimo urageragezwa simbizi, ariko umenye neza yuko wavuye mu nda y'umubyeyi wawe nta kintu uzanye, uza muri iyi si ntacyo uzanye, ikindi kandi nujya no kuyivamo ntacyo uzayikuramo, bikongeremo ibyiringiro by'uko ukwiriye kubaho ubuzima bwubaha Imana, ukwiriye kubaho ubuzima bukora imirimo umwami wacu ishaka. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirongera rikatubwira ngo ushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nubona kubaha Imana biri kukugora, nubona gukiranuka biri kukugora, wongere usabe Kristo akwambika imbaraga, wati mwami ndakwinginze wongere unyambike imbaraga kugira ngo nkore ibyo ushaka. Amen. Rero nkomeje no kubifuriza umwaka mushya 2026 uzababera umwaka mwiza, ariko mwitondere mumenye ko mugiye gusoza uno mwaka mutigirira nabi kubera ko Imana irabakunda, nimwigirire nabi kubera ko Imana izabagirira neza. Icyo dukwiriye guharanira ni ukurwana intambara nziza kugira ngo dusingire ubugingo Kristo yaduteguriye, twe guhanga amaso iby'iyi si, twe guhanga amaso imibereho cyangwa se ducumuzwe n'ibyo turi kubona muri iyi minsi bigoranye, twibaza ngo turambara iki, ngo turarya iki, kubera yuko twavuye mu nda z'ababyeyi bacu ntacyo tuzanye anyemo. Imana nishimwe. Umuririmbyi we yararirimbye aravuga ati nasezeranyije guhora ngukurikira Yesu, iminsi yose umpore hafi mukiza wanjye mwiza, singitinya intambara mbi zose wowe umpagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka, ndashaka yuko twibanira n'ingeragezwa n'isi, numva amajwi yanyinginga iteka ngo nkumveho, ababisha baranyegereye bari inyuma n'imbere, nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro, ababisha baranyegereye bandi inyuma n'imbere, nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro. Mana murengezi mwiza, ugushimira guhimbaje kubera ko umukozi umuhanga, ushima ineza n'urukundo rwawe, ushima imbabazi zawe nyinshi mwami, ndagushimiye ko ubuzima bwacu atari impanuka, ndagushimiye yuko ari wowe uturwanira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya mwiza ndakwinginze wite kudushoboze, ninde guhanga amaso iby'iyi si, kuko ijambo ryawe riratubwiye ngo twaje mu isi ntacyo tuzanye kandi tuzayivamo nta n'icyo tuzayikuramo. Uduhe kuguhanga amaso, udushoboze kurwana intambara nziza kugira ngo uduhe gusengera ubugingo Kristo yaduteguriye, kandi muri ibi bihe tugeze mu mpera z'uyu mwaka udushoboze kubaho ubuzima bwo gukiranuka, udushoboze kubaho ubuzima bwo kwizera, bityo izina ryawe rikomeze rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Aho ukomeza uturindishe ineza n'urukundo rwawe, kandi udushoboze gukora ibyo gukiranuka, tubisabye twizeye imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo.